nyuma yaho yaje kwisubiranayo abona inshuti ze, ariko atangazwa n'uko minsi igera mu 8 bari bamaze yarabuze aho baba, yasanze akibagwaho, yasanze kuko bari begeranye Parfait arimo gusomana na Grita. Byamubabaje cyane kuko yari amaze gukunda Grita cyane, ababazwa cyane n'ukuntu umushuti we Parfait arimo gusomana na Grita, bigaragara ko muri icyo gihe bari bamaze babwiranye ko bakundana, noneho no kuba bari bamaze igihe nyine bameze nk'abazirikanye bari kumwe, byageze aho bariyakira batangira kurya, kuko mu minsi ya mbere bwo ntibanaryaga, ariko barababwira bati muzapfira aha nyine, muzicwa no kutarya. Bigeze aho bararya, bakajya baganira, bakirirwana, bakihanganishanya, ibintu byabakuruye nyine bibatera no gukundana. Ari nabwo ubwo Landry yari aje kubakiza, yasanze bari gusomana, bimutera ipfunwe, arababara cyane, ari nabwo yahise abasiga aho ngaho. Ariko yagenda akumva nanone umutima uramugara, akavuga ati bari abantu ni inshuti zawe, uko byagenda kose nubwo bo baba bakundana, ariko wari ukwiye kubatabara. Ubwo muri uko gutindiganya ashaka kubatabara, nibwo yagiye kubona abona nyine baraje barabafata, noneho barabakubise bari kubabwira ati ubu noneho ni ubwa mbere n'ubwa nyuma bugiye kubaho. Landry uko yari ari kugenda asiga inyuma iyo nzu, abashuti be barimo, noneho akajya yumva bimwanga mu nda, akavuga ati si ubundi ko ntigeze mbwira Grita ko mukunda, kubera iki mpfuye cyane ko yari ari mu rukundo na Parfait. Oya, agatekereza ati reka nsubire kubatabara, akongera akisubira agakomeza imbere, akavuga ati oya mupfireyo, muzapfireyo. Muraho neza nshuti za Day cyangwa Do Everything Yourself, reka ngusuhuze aho uri hose, nkwifuriza amahoro y'Imana kandi nkubwira ngo ni karibu kuri Day. Niba warakoze subscribe ndabigushimiye, kugeza ubu tumaze kugira 5k za subscribe, ni umunezero ndabikesha mwe, biranejeje cyane, reka mbashimire rero. Kandi nawe niba uje ari ubwa mbere ukaba uje kuri Day, reka ngusabe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ukore no kukazogera kugira ngo uko dusohoye inkuru ujye uba uwa mbere mu kuyibona. Nizeye kandi ko mumeze neza, niba utameze neza reka nkwihanganishe nkubwire nti humura, komera. Uyu munsi ibintu biba bimeze nabi ariko ejo bikemera, uyu munsi uba urwaye ariko ejo uzakira, humura. Nk'uko bisanzwe rero mugiye kubana nanjye Celeste Habonimana mu nkuru y'urukundo ya none. Tera agatebe tubane nyine mbamara irungu. Inkuru ya none rero tuyitangiriye mu kizu, ubona urebeye inyuma ni ikizu ubona kinini ariko kandi kitaruzura, kimaze igihe kiri aho ku buryo rwose hari ahantu hamwe hatangiye no kumerera ibyatsi, ariko kandi iyo winjiyemo ugakomeza imbere hari icyumba ubona gikoze neza, kirimo abasore 3 ndetse n'undi bari kwita boss. Nibwo boss yatangiye kubabaza ati niko basore, hanyuma Noba ari he? Baravuga bati Noba araje, ari mu nzira ariko araho hafi rwose. Mu minota mike Noba yari yinjiye, akinjira atangira avuga ngo boss, ariko mu by'ukuri wabonaga ko boss wabo yarakaye bikomeye cyane. Akivuga ngo boss yese amurasa amasasu 2 ndetse Noba ahita yikubita aho hasi. Ibintu byatangaje abo basore uko ari 3, bose bipfuka mu maso, ubona ko bagize ubwoba bwinshi cyane. Wa boss niko gufata ya mbunda atangira kuyireba, aragenda aho Noba yari yikubise hasi, atangira kuyimujomba ndetse amuhindukiza umutwe, ayimukoza mu matama, avuga ati aha, nizere ko bibabereye isomo. Uyu musore wanjye namukundaga kuko wabonaga ko mu boss ababaye. Aravuga ati uyu musore wanjye namukundaga, twari dukoranye imyaka irenga 20, ako niba ntinyutse kumwohereza hakwiye, nizere ko bibasigiye isomo, mukureho uyu mwanda. Bose baratinye, batinya no gukora kuri Noba kuko Noba nibo we bose wari warabigishije akazi, niwe
ni nk'aho ari we wari ubanjirije bosi wabo, bose banyuze mu biganza bye abatoza akazi agira ate, baramukundaga cyane, ariko bamaze kubona ko umubosi mukuru amwishe, bose ubwoba bwarabishe batinya no kumukoraho, nibwo wa mubosi yahise arakara aravuga mu ijwi rirenga cyane ndetse asa nk'ubakanga ati mvuze ngo iki, mwese mukureho uno mwana, mugire vuba kandi muraramuka mukoze ikosa na rimwe ndahita mubasangisha. Ahita akata aragenda arasohoka, bose basigaye bafite ubwoba, baramufata baramukurura kugira ngo bakore aho ngaho nyine bakomeze gukuraho nyine uwo mwanda bosi wabo yari ahashyize uko bahiciye umuntu. Ba basore rero uko ari batatu batangiye kujujura, uwa mbere akavuga ati mana yanjye aka kazi ko ndeba se kagoye, ntabwo nabasha gukora rwose Nobo adahari. Undi nawe aravuga ati ni ukuri nanjye birangoye, ati Nobo niwe wabaga uzi kata zose ziri muri aka kazi, ati ubuse turaza kubigenza gute. Mu gihe bari kujujura nibwo wa mubosi yahise akata asa nk'ugaruka, bigaragara ko hari ikintu yari yibagiwe kubabwira, bose bahise bacecekera icyarimwe, ubwoba burongera burabica, arangije tuvuga ati umva mbabwire nari nibagiwe kubabwira, mukisoza kano kazi muhite mumbwira, ngiye hariya hejuru, nyine yari inzu ubona y'ama etaje ariko rwose ubona ari inzu ituzuye kandi imaze igihe rwose idakorwa. Ahita avuga ngo agiye aho hejuru nyine n'ubundi hejuru aho yabaga ari bube ari kubona umujyi neza, ariko n'ubundi iyo nzu itubatse. Hanyuma aravuga ati nari nibagiwe kubabwira ko nimusoza gukuraho uwo mwanda wose hari operasiyo tugiye gukora, kandi noneho yo murasabwa kuyikora neza cyane ku buryo nta kosa na rimwe riri buze kugaragara. Bose bati yego bosi. Barangije bakomeje gukuraho nyine Nobo no gukora amasuku hose kugira ngo bakureho ibimenyetso byose bishobora kugaragaza ko aho hantu hiciye umuntu. Ni nabwo nyine bamutwaye, bosi wabo yarababwiye uko byose bari bubikore, barangije nibwo bahise bagenda baramubwira bati bosi twasoje. Ahita ababwira ati oke, hanyuma rero operasiyo dufite, hari umuntu ugomba kwinjiza mu gihugu, agomba kwinjiza amakarito menshi arimo amasabune yo koga, muraza gukora uko mushoboye mumusange mu nzira, hanyuma nizere ko muraza kwambukirizamo ibiyobyabwenge byacu byibura. Nimugira amakarito makeya mube muze gukorera amakarito 10 muyinjize, kandi ndabizi neza ko iyo operasiyo iri bugende neza. Bose baravuze bati yego ibyo turaza kubikora. Harimo nyine undi mutipe ubona ko ari wasigaye ari nka shefu wabo, ubwo Nobo agiye nibwo yahise avuga ati yes boss turaza kubikora, kandi rwose turaza kubikora neza. Tuvuye aho ku rundi ruhande rero ni ikigo cy'amashuri, ubona ko ari amashuri yigaho abana babandi b'abakire cyane. Nibwo abasore babiri Parfait ndetse na Landry bari kuganira, bari kuvuga bati mana yagize kubera icyo uriya mukobwa atandukanye. Landry ati indese, Parfait ati Grita, ati Grita buriya njya nibaza ibyo byaranshanze, kandi iyo umurebye ubona ko afite ibibazo byinshi. Uzi ko namenye neza ko iyo tuvuye hano turangije amasomo we ahita ajya nyine guserva mu kabari. Landry ati ariko ndi kumva ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Parfait nyine buriya njyewe ikintu mwangira uriya mukobwa afunze umutwe, ati ubundi mwebwe abana na rimwe muri assignment wenda muri groupe mubane muri groupe imwe, ntashaka kumva ibitekerezo by'abandi wakora ibye. Landry ati ariko rero iteka ryose groupe arimo mubona amanota ya mbere, twende nge ntago ndabana nawe na rimwe, ariko groupe yose arimo aba yabaye wa mbere. Parfait byose bivuze iki? Niba umuntu mushobora kuba muri bukorane muri groupe akaba atakemera ibitekerezo by'abandi, buri gihe akumva ko amayide ariyo agomba gushyirwa imbere, ati ngiye rwose ibyo ngibyo ndabyanga. Buri gihe twabanye muri groupe imwe turangiza gukora nta nkuru twashwanye. Nibwo Landry yakomeje nyine kuganira na Parfait, bakiri kuganira nibwo Grita yahise aza. Akimara kuza kubera ukuntu bari kuvuga nyine ngo afunze umutwe, ba basore bombi bahise bagenda kugira ngo base nk'ababisikana na Grita. Nibwo Parfait yahise agenda akandagira Grita ku bushake.
noneho Grita ahita amukubita urushyi rwiza amwongera n'urundi, Parfait yifata ku matama aramubwira ati Grita ahita amubwira ati wabishakaga sibyo, wabishakaga kunkandagira. Parfait ahita avuga ati ubu se unkubitiye iki? Kandi kubera ko byari mu kigo abo bahungu bombi bari bazwi ko ari bo, nubwo cyari ikigo abana bose bahiga iwabo ari abakire cyane, ariko noneho by'umwihariko Parfait ndetse na Landry bo iwabo bari abakire cyane kurusha abandi bana bose. Nibwo abanyeshuri nyine kuko bakundaga abo basore bombi, bari abasore iwabo b'abakire cyane kandi ubona ari abasore beza, abakobwa bose bahise baza bashaka gutuka Grita, umukubitiye iki? Grita nawe ati njyewe se nkandagiriye iki? Mukubise nyine kubera ko nagombaga kumuhana, kubera iki wankandagiye? Nibwo Landry yahise abyinjiramo aravuga ati mva mwa bakobwa mwe, nimumureke wenyine, nimureke Grita, ndabizi neza Landry yabikoze ku bushake, niwe umukandagiye rero niwe umwendereje, ntabwo numva impamvu rero muri kuza murenganya Grita. Ba bakobwa nyine bamaze kumva ko Landry avuze bahise bagenda, ariko nyine bose ubona ko bishyizemo Grita bamurakariye. Landry nawe yahise afata akaboko Parfait ahita amutwara aramubwira ati umva rwose umbabarire ntuzane amatiku, ni wowe wikubitishije, ubibare nk'aho ziriya nshyi ari wowe uzikubitishije, ubundi kubera icyo umukandagiye kandi ari byo wari uri kumbwira ngo afunze umutwe, ese ubundi wumvaga ari bugukorera iki? Washakaga kwisebya gusa muri bari abakobwa, siko nta soni ugira, uragira uramukandagira ku bushake anabibona, kuko ahantu twagenderaga n'aho we yagenderaga ntaho byari bihuriye. Rero bigaragaye ko umukandagiye ku bushake rwose ni nk'aho ari we wikubitishije. Parfait ati Landry nta kintu wambwira, uriya mukobwa ndamwanga kandi rwose buretse agenge, noneho nzamukubitisha hari ahantu akorera, nzabwira abandi bantu bagende bahanywere, nibamara kunywa bamufate bamukubite kandi azumva ko ari abasinzi babikoze. Landry aravuga ati Parfait ntuzakora ibyo bintu kubera ko ni wowe umwendereje, rwose pe mbabarira uriya mukobwa umureke wenyine. Hashize iminsi rero ibyo bibaye nibwo koko Parfait yari umunyarugomo cyane, ntabwo yari kumva ibyo Landry ari kumubwira, kuko yaragiye ahereza abantu amafaranga b'insoresore arababwira ati muzajye kunywera hariya, abereka ifoto ya Grita ati nimumara kunywa rwose mumaze gushyiramo nk'amacupa abiri muzamukubite, bizagaragara ko n'ubundi mwanywereye mu kabari kabo mugasinda, then mukarwana nyine mukamukubita, ati nimuhumure ntacyo bazabagira, nyine bazumva ko ari urugomo rusanzwe. Landry yamenye ko ibyo bintu Parfait ari bubikore ndetse aranabimubuza, Parfait arabyanga kuko already yari amaze gutanga amafaranga. Nibwo umunsi rero babwiye ba basore baragiye baranywa, hanyuma Landry nibwo yakomeje guhamagara Parfait, ntabwo yari azi umunsi yategetse ngo bazakubite Grita, ariko akajya amera nk'umuntu uhora acungiye hafi Parfait. Nyuma nibwo yaje guhamagara Parfait, amuhamagara inshuro nyinshi, Parfait yanga kumwitaba. Nibwo yatekereje ati se Parfait yaba yakoze ibintu yari yavuze ko azakora Grita? Nibwo Landry yagiye nyine ahantu Grita yakoraga iyo amasomo yabaga yarangiye, nibwo ahageze nawe yatse icyo kunywa ariko ajya ahantu hirya ku buryo atanakiriwe na Grita. Hanyuma rero ba basore kuko baraje batangira kunywa, bamaze kunywa batangiye kwiyenza kuri Grita ndetse baranamukubita, kandi ku rundi ruhande kuko aho hantu Grita yakoraga hari ahantu hagari rwose, ku rundi ruhande hari Parfait yabitegeye, noneho ari gufata videwo y'uko Grita arimo kurwana n'abasore mu kabari kugira ngo azagende ayishyire ku mbuga nkoranyambaga, Grita asebe, noneho asebe mu kigo by'umwihariko, we nicyo yari abikoreye. Noneho ba basore batangiye gukubita Grita, Landry arahaguruka agiye kumukiza, nibwo yahise abona hakurya Parfait ahari arimo guseka ubona yishimye ari gufata videwo. Nibwo Landry yatekereje aravuga ati ubwo ari gufata videwo ntabwo ahubwo ngomba kwihutira gukiza Grita, ahubwo ngomba
kubanza kujya kureba iriya video arimo gufata Grita wasanga agiye kuzayikoresha ikintu kibi. Yahise agenda amugera inyuma ahita amwambura telefone, Parfait ahindukiye asanga ni Landry aramubwira ati wowe bite se ubundi uri gukora iki hano ko ntigeze nkubwira ko ugomba kuza hano. Landry ati nari mbizi Parfait ndakuzi imyaka yose tumaranye turi inshuti ndakuzi uri umunyarugomo ako ubu wazaretse urugomo Parfait. Areba koko abona yamufashe video ari kurwana n'abo bantu ariko nyine asa nk'uwitabara kuko n'ubundi Parfait yari yabamuteje. Ndambwira ko uzagira urugomo kugera ryari Parfait kuko ubu si video uzayimaze igihe yahise akora kuri delete arayisiba ajya no muri recycle bin niho yari yibitse naho ajyamo arayisiba. Parfait mu bintu byamubabaje cyane arambwira ati reka nkubwire Landry ntabwo nzigera nkubabarira kubera nta soni njye natanze amafaranga kugira ngo nirire show none ibintu byose urabizambije. Ni nabwo Landry yahise amuhereza telefone amaze kuyimuhereza nyine ko yari amaze gusiba byose none ahita ajya no gukiza Grita amuhungiraho kuko Landry yaramufashije yabwira abo basore bose ati babure mwese ndabizi neza nzi n'uwabohereje rero nimugende ntago mwagombaga kubabaza undi mwana kuko arebye asanga bamubabaje ajya afite ibikomere bamuteye ahita amutwara amushyira mu modoka ye amujyana kwa muganga. Bagiye Grita amubwira ati Landry nta kibazo mfite ubuse urantwaye hariya ku kazi baraza kumbura. Landry ati nta soni akazi se niko kihutirwa reba ukuntu wabaye ngomba kukujyana kwa muganga basi bakareba ko nta kindi kibazo wagize. Grita rero ibyo ngibyo we ntago yari abyitayeho kuko yumvaga agiye kubura akazi ke kubera ko akavuyeho nta n'undi muntu abwiye ntaki adasabye n'uruhushya ari Landry umutwaye. Landry we yarahangayikiye nyine udukomere dutoya udusebe dutoya two Grita nyine yavugaga ntacyo dutwaye burya nakora kandi ndufite ndi umuntu ukomeye ako Landry we ntabyumve. Bakomeza bagenda kwa muganga ariko nyine Grita atari kubyumva. Landry akamubwira ati ubuzima bwawe nibwo bw'ingenzi ubuzima bwawe nibwo bwihutirwa. Grita ati ubu se ko icyo unyitayeho wandetse njyenyine. Landry ati nta nubwo noneho wanshimira ko ngukijije bariya bantu. Grita koko yumva nawe ararengereye atavuga ati okay ntacyo wakoze cyane kubanyiza ariko ndabizi neza ko ari inshuti yawe Parfait wababwiye ngo baze ngo kunkubita ndabizi neza. Landry ati yes nanjye ndabizi Parfait agira urugomo rwinshi ariko kandi ihangane rero reka rwose basi kubera ko ari inshuti yanjye yabikoze nyemerera nanjye nyine nko kukwishyura cyangwa nko kwica amande cyangwa nko gusaba imbabazi unyemerere nanjye nkujyane kwa muganga humura kariya kazi niyo wakabura wabona n'akandi kuko ubuzima bwawe ni ingenzi sibyo. Grita yaramwemereye baragenda kuko bageze kwa muganga twari udukomere dutoya baramupfutse barangije akomeza kuvuga ngo agiye gusubira ku kazi ngo ataza kumwirukanaho. Landry aramwangira amubwira ati no ukwiye gutaha Grita ukwiye gutaha wenda ejo uzagenda ubasobanurire byose uko byagenze ndibaza ko nabo bazakumva kandi babibonye nyine ko hariya habaye intambara habaye rwaserera abantu bahanywereye hanyuma bakaza kugukubita ndibaza ko ntabwo ibyo ngibyo bari bubitinde mu minota mike koko manager yarahamagaye Grita aramubwira ati bite umeze ute wagiye he undi ati nagiye kwa muganga aho haje abantu baranywa akuyirinda kuvuga nyine ko byari ibintu by'akagambane k'umunyeshuri bigana w'umunyamafuti ukunda urugomo. Arangije aravuga ati hari abantu baje baranywa bamaze kunywa rero bagize imico mibi hanyuma nari mvuye kwa muganga ariko c'est pas grave ntago bikabije n'udupfuko dutoya mfite. Manager yaravuze ati okay ihangane ati rwose ihangane ati babitubwiye ko hano habaye akavuyo ati nubwo njye ntari nabibonye ati ariko babitubwiye ati ubwo nizere ko numara kumera neza uzagaruka mu kazi. Grita yarishimye kubera ko nyine yumvise ko manager abizi atari bumwirukane nyine arishima noneho yongera gushimira Landry cyane aramushimira ari nabwo Landry yahise amubwira ati none se nagutahana undi ati nta kibazo. Yaramutahanye noneho atekereza ukuntu agiye kugeza iwabo ni ahantu habi cyane yari inzu nyine ubona iciriritse ariko ariho
Rita yibera abana na nyirakuru. Rita rero kuko nta kundi yari kubigenza nyine yaremeye, Landry aramutahana amugezayo amukura mu modoka. Rita agakomeza kumubwira ati nyine ngaho se genda, ariko ubwo mu kumukura mu modoka nibwo mukecuru we yahise aza agera ku irembo aravuga ati yo mwana wanjye, abonye udupfuko wabaye iki, byakugendekeye gute? Ari nabwo na Landry rero yahise asuhuza mukecuru wa Rita atangira kumubwira ati umwana wanjye yabaye iki? Hanyuma Rita atamubwira ati nyogoko ngaho rero shimira Landry turigana, niwe unzanye, ni nawe wanjyanye kwa muganga, nyine aho nari ndi mu kazi abantu banyweye bagira imico mibi hanyuma baza kunyenzaho ati uko byagenze. Nibwo nyirakuru yahise amubwira ati mwana wanjye none se kariya kazi nimba ubona gakomeza kuguteza ibibazo wanakareka nta kibazo. Rita ati oya nyogoko ntago kukareka ari wo muti w'ikibazo, urabizi neza ko ariwo nkura amafaranga kugira ngo natwe tubone ibyo turya n'iki. Byose niko Landry yari ari kubyitegereza. Binjira mu nzu nta n'intebe bagiraga, cyokora nyine bamuzaniye intebe imwe bagiraga kugira ngo ayicareho, ubona neza Rita abuze aho amwicaza nawe abura aho yicara, cyokora aragenda yicarira hasi, ubona rwose nta kibazo yifitiye, aribwo buzima babayemo. Landry rero uko yabibonye noneho yagiriye impuhwe Rita, aravuga ati mana yanjye se abantu babaho gutya, babaho abantu bameze gutya kugira ngo arye nuko aba yagiye hariya ku kazi, none cya parfait kirirwa kimutesha umutwe kugira ngo binarangire kariya kazi bakamwirukanyeho. Niko nyine Landry yari ari gutekereza muri we, ataha yagiriye impuhwe Rita. Nibwo Rita yahise amubwira ati wakoze cyane, ariko reka ngusabe ikintu kimwe sibyo, ntuzagira umunyeshuri n'umubwira hano ntaha sibyo, mbabarira. Landry ati humura humura Rita, nta muntu nzabibwira, ariko ikindi nta n'ikintu bitwaye, none se nyine si iwanyu, ni iwanyu, numva nyine n'ubundi nta muntu nzabibwira ko ari hano utaha, ariko kandi nta n'icyo bitwaye, niyo bahamenya se hari ikintu bitwaye? Rita ati oya ntabwo nshaka ko babimenya ngo bamenye aho ntaha n'iki, rwose umbabarire uzangirira ibanga. Noneho by'umwihariko parfait we noneho abimenye ashobora no kuzaza n'urugomo rwe ugasanga agiriye nabi nyogokuru. Icyo cyo noneho Landry aracyubaha, aravuga ati pe ntago parfait azigera amenya ahantu ataha humura. Nibwo Landry yahise ataha atekereza Rita, atekereza byose yari ari kuganira na parfait ngo n'umufungamutwe ng'ibiki, ibintu byinshi, ariko Landry we yahise abona ko impamvu Rita yihagararaho rwose ameze, abona ko nyine abiterwa n'ubuzima bubi abayemo, ariko nanone atangira noneho kugira amatsiko uko amugirira impuhwe, ariko akagira n'amatsiko yo ko uriya mwana kwiki abayeho kuriya, kwiki se abana na nyirakuru, kwiki akora uko ashoboye kugira ngo abesheho we na nyirakuru babeho ari we ubwe kandi akiri umwana. Landry rero yahise ataha, ageze mu rugo nibwo yasanze noneho papa we yarakaye cyane, ari gutongana kuri telefone. Landry rero nawe yari ameze nk'umuntu utinya papa we cyane, kuko yabaga yumva atazi ibiki papa we akora, atazi ngo bigenda bite, ko papa we nyine ahora yarakaye, ahora ari bize, ahora adahari, ibintu akora ni ibintu bitazwi. Landry ari ku cyapfa ni uko abona amafaranga yose akeneye. Nibwo yabonye papa we yarakaye, atangira kwibaza ese papa none yarakajwe n'iki, ubona afite umujinya udasanzwe. Nibwo Landry nyine yakomeje kugenda akurikirana papa we rero ari kuvugira kuri telefone. Nibwo yabwiye ko yapfuye, ko yamukoreye amakosa, ko yamwohereje kuri operasiyo inshuro 3 zose afeiringa. Noneho kuko Landry yari azi Nobo, akamenya ko ari umukozi ukorana na papa we, ariko nyine papa we akaba ari umushefu we, yatangiye kwibaza ati none se Nobo yarapfuye ari inshuti ya papa ntiyatubwira? Nyine akomeza noneho kugira amatsiko menshi, asa nk'ukurikira we, akomeza kumva nyine papa we ari kuvugira kuri telefone ameze nk'umuntu warakaye, ameze nk'umuntu wababaye. Agiye kumva yumva ati yego ni njye ubwanjye, ibiganza byanjye nibyo byamwishe. Landry yahise yipfuka ku munwa, ashaka no kwipfuka ku matwi ngo adakomeza kumva ibintu papa we ari kuvuga, yumva agize
ubwoba bwinshi, atekereza ukuntu Nobo kuva ari umwana yari amuzi kuko ngo yari akoranye na papa w'imyaka irenga 20, atekereza ukuntu yari amuzi aza aho ngaho bavuga nyine ngo akorana na papa we, noneho atekereza ukuntu yiyumve papa we ubwe ari we uri kuvuga ngo ibiganza bye nibyo byishe Nobo. Aratangira aratekereza ati none se papa ni iki kintu cyaba cyaratumye we ubwe yica Nobo yaba yarakoze iki? Yumvise agize ubwoba bwinshi cyane. Grita nawe iwabo mu rugo kubera ko nyine yari amaze kuvugana na manager amubwiye ati numera neza ari buzagaruka. Yaragiye rero ntiyajya ku ishuri kubera utwo dupfuko yari afite, agatekereza ati ninjya ku ishuri abandi banyeshuri bazambaza ngo nabaye iki, ashobora kuzahita bivuga ngomba kugenda utu dukomere twakize ndetse nakuyeho n'ibi bipfuko. Ari nabwo no ku kazi yamaze iminsi 3 atajyayo, kandi no ku kazi babahembaga buri munsi, babahembaga amasaha bakoze bagahita babahereza amafaranga y'uwo munsi. Nibwo muri iyo minsi 3 rero kubera ko atari ari gukora nyine ntabwo bagombaga kumuha amafaranga. Landry aho yari ari yaratekereje aravuga ati iminsi yose Grita ayimaze adakora ataza no ku ishuri. Ku munsi wa kabiri rero yagiye iwabo wa Grita, ahageze nibwo Grita yari ari mu nzu ahaparitse imodoka, mukecuru yaramubonye araza aramusuhuza, arangije atajya kubwira Grita ati ngwino urebe mushiki wawe araje. Grita yahise aza afite ubwoba yibaza ati uwo ninde uje aha ngaha, asanga ni Landry. Atumubwira ati Landry ni wowe kandi kuki ugarutse aha ngaha uje kugira ute? Landry ati none se umaze iminsi utari kuza ku ishuri? Ati Grita ndaguhangayikiye, nturi kuza ku ishuri, ndibaza ko no ku kazi utari kujyayo, kandi nyine narabyumvise ko murya ari uko wagiye ku kazi, nose uri kurya iki? Basi mbabarira nari nkuzaniye amafaranga. Grita ati oya nta kibazo cy'amafaranga mfite, subirana amafaranga yawe, kandi rwose naranakubwiye ngo ntukajye uza hano cyane ko ukuza kwawe hano bizatuma nyine uneza abantu, abandi banyeshuri bamenya aho ntaha. Landry aramubwira ati ahantu utaha nta kibazo, ntabwo ukwiye nyine ibyo ngibyo kubyitaho ngo uvuge ngo utaha ahantu habi, ntabwo ukwiye kubyitaho rwose, niyo bahamenye narabibwiye ko ntacyo bitwaye. Grita ati rero ngaho twara amafaranga yawe, njyewe ntabwo nkeneye amafaranga. Ari nabwo nyogokuru yahise aza aravuga ati kubera iki se udakeneye amafaranga Grita? Rata mwana wa, amafaranga turayakeneye, dore rwose ejo ntabwo twigeze turya, kandi nyine Grita akeneye imbaraga kugira ngo asubire ku ishuri. Nibwo Landry yahise ayahereza nyirakuru, Grita ariko atabishaka nyine ko Grita yabaga yihagazeho adashaka umuntu umugira impuhwe, ako nyine anafunze umutwe wa mugani wa Parfait. Ahita avuga ati nyogokuru rwose ayo mafaranga ntabwo wari ukwiye kuyafata. Landry ati oya ariko wari ukwiye kwakira amafaranga, basi uyu munsi mukarya n'ejo, ejo bundi wenda ukazasubira mu kazi nta kibazo. Yarayemeye ako nyine ubona yababaye cyane, yumvaga nyine batari bakwiye kumugirira impuhwe, atari akwiye kuyafata ngo ubwe yari yishoboye, ngo ubwe ngo yari kwirwanaho. Nibwo bahise binjira mu nzu n'ubundi bajya no kuganira, aribwo Landry yakomeje kubaza Grita ati se ubundi ufite papa wawe, ufite mama, kubera iki nyine ari wowe mpaka ujye gukora kugira ngo wibesheho na nyogokuru wawe? Grita yatangiye kubwira Landry ati rero buriya njyewe nta muntu ujya ambwira amateka yanjye, cyane ko nanjye ntayo nzi. Landry ati ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko nawe ubwawe utiyizi? Ati ese uriya munyogokuru nubyara papa wawe, nubyara mama wawe? Grita ati sha ubwo se na nyine nakubwiye ngo nta muntu ujya ambwira amateka yanjye kubera ko nanjye ubwanjye ntayo nzi, ndabikubwira ngeze rya. Landry ati oya mbwira basi nyine nsubiza icyo ngicyo, nyogokuru wawe abyara nde? Abyara papa wawe cyangwa mama wawe? Grita ati nta n'umwe abyara. Landry noneho biramuyobera aravuga ati none se shambarira nyine amatsiko aba yanyishe, kwiki nyine uba umwitayeho, ese we kubera iki mubana? Nibwo Grita yahise amubwira ati rero mu by'ukuri reka mbikubwireho, ariko icyo nzi cyo ni uko nyogokuru yarambwiye ngo yarantoraguye. Landry ati mana we, ni ukuvuga ngo ntabwo uzi papa wawe cyangwa mama wawe yaragutoraguye? None se basi nta n'ubwo azi nimba bakibaho? Ahita amubwira ati nyogokuru yarambwiye ngo ubwo yantoraguraga yasanze mfite
iretere mu gatuza kanjye, nyine banyambitse imyenda nayo bayirambikamo, hanyuma mama umbyara yari yamaze kwitaba Imana kuko yari ari iruhande rwanjye niwe ubwe wiyahuye. Iyo letere rero na n'ubu njye nyireba nkayisoma yari yanditseho ko adashobora gukomeza kubaho, ko kandi atabaho areba uwo mwana w'umuntu wamufashe ku ngufu akamwangiriza ubuzima, ariko nanone ngo yabuze imbaraga zica uwo mwana. Ati rero reka we ubwe yiyice, hanyuma umugiraneza namutoragura azamurere amwiteho. Ati hanyuma umwana yamwise Grita. Ati izina mfite rero ni irya mama. Hanyuma mama yarapfuye, yasize atavuze byinshi kuri papa, ariko yavuze ko ari umuntu bahuye amufata ku ngufu, then ndavuka yanga kunyica. Ati nyine birangira uriya mukecuru amfashe arandera, ubwo nyine ni nyogokuru wanjye. Noneho Landry ubwoba buramwica, aravuga ati no akabantu ni abagome, gusa umuntu wafashe ku ngufu mama wawe akamutera inda yawe, Imana yanjye, ati uwo muntu ntabwo akwiye kubabarirwa. Ati niyo yaba akiriho cyangwa yarapfuye azapfire mu kuzimu, agende ahereyo. Grita ati sha Landry ni long story. Hanyuma se bite wowe mba mbona nyine uri umwana wo mu gikoma cy'avoka. Batangira nyine kumuraga. Landry ariko kwigarura byari byanze kuko yari afite umubabaro ukomeye, yari afite umubabaro ukabije. Nibwo batangiye kuganira, aramubwira ati sha, ati nyine twe nta buzima bugoye twigeze tubamo, ariko muri iyi minsi ndi kumva nshimikiriye, ndashaka kumenya neza ikintu ukora. Grita ati kubera iki ushaka kukimenya? Ese ubundi nyine ubwo urinze ungana utyo utazi ikintu wakora? Landry ati sha nyine navuga ngo ntacyo nzi, gusa nyine mbona ikintu akora cyinjiza amafaranga menshi, ariko ntabwo nzi ikintu akora, kandi nanjye sinzi impamvu nyuma y'iki gihe cyose numva nshaka kubimenya. Bakomeza kuganira, ari nabwo Landry yahise abwira Grita ati wambabariye se ko ngiye mbona amafaranga menshi ndetse nkanayapfusha ubusa, basi nkajya mbafasha sibyo? Grita ati no, uramfasha iki se ko niga kuri bourse ya leta, nize ndi umuhanga cyane, ari nabwo leta yemeye kundihira, ari nabwo nigana namwe nyine ku kigo cyiza kuriya. Hanyuma kubaho rero no kurya, nkora akazi, kari akazi niyo nakavaho nakora n'akandi, njye na nyogokuru wanjye tukarya. Ati ndumva rwose nta mpamvu yo kumfasha, ntabwo nkeneye ubufasha bwawe. Landry akomeza kumwinginga, Grita aramuhakanira aramubwira ati no, ibyo rwose nushaka kubizana uzatuma ahubwo tudakomeza kuba inshuti. Landry yarumiwe, aramubwira ati sava nta kibazo rwose, basi nyemerera basi tuzakomeze twibere inshuti, ntukambuze kugusura, no ku ishuri tujye tuba turi kumwe nta kibazo. Cyane ko Grita nta wundi munyeshuri babaga bari kumwe, yakoraga ari wenyine igihe cyose yiga, n'ubundi yabaga uwa mbere muri iryo shuri, still yari akiri umuhanga. Ikintu cyonyine we yakoraga yabagaho yiga gusa, cyokora wamusobanuza akagusobanura ariko utasanga afite inshuti n'imwe. Ari nabwo nyine yari atangiye kugira inshuti ariyo Landry, ariko kandi ugasanga ntago no ku ishuri bakunda kuba bari kumwe, kubera ko Landry akunda kuba ari kumwe na Parfait, kandi Parfait yangaga cyane Grita. Grita rero nyuma ya minsi 3 irangiye, twadukomera amaze kudupfukura, yasubiye ku ishuri. Nibwo abanyeshuri bose nyine yabonye ko kuba atarahari rwose abanyeshuri bari bahangayitse, nubwo nta nshuti yagiraga, ariko yinjiye mu kigo arabibona ko rwose bari bamutegereje, ko bamukunda. Noneho Landry we byaramurenze, aragenda, yari ari kumwe na Parfait, aragenda akobera Grita. Ibintu byateye isoni Grita cyane, n'abandi bakobwa noneho usanga bahise bafuha kubera ko bakundaga Landry na Parfait cyane mu kigo. Babona ukuntu Landry ashimishijwe cyane n'ukuntu Grita agarutse mu kigo, ubona yabaye excited ati wow, wagarutse, Imana ishimwe, ndabona umeze neza, ugomba kwiga rero. Parfait ariko yari ahagaze aho ngaho nyine byamuyobeye, ari kuvuga tumva Landry tugende tugende tuvanga urekane n'ako gakobwa. Grita biramubabaza, ariko nyine yirinda kubyinjiramo kuko yari abizi neza ko Parfait mwanga, nta no gusaba imbabazi, kandi niwe utumye amara iyo minsi 3 yose atiga, ariko aramwihorera.
Parfait rero yahise agenda we na Landry bajya mu ishuri, nibwo Landry yahise abwira Parfait ati reka ngusabe Parfait uzambabarire ntuzongere rwose kubangamira Greta, sibyo reba utumye amara 3 jours atiga kandi rwose urabizi neza ko ari we wabikoze, ntabwo rero wari ukwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, mureke wenyine. Bafati oya ntabwo namureka njyenyine kubera ko uriya mukobwa ariyumva ariyemera, aba yumva asa ari iki, ukuntu ari agakobwa ko mu batindi, njyewe nkabonye mba mbona ari ako mu batindi ariko sinzi ibyo kiyemerana pa. Landry ati ako wamureka wenyine kuba ari uwo mu batindi se ibyo hari icyo bigutwaye. Landry yatangiye kujya avugana kenshi na Greta ndetse igihe kinini bakaba bari kumwe, ibyo bintu Parfait arabifuhira cyane akajya amubwira ati njyewe urabizi neza ko nanga Greta, ese kubera iki usigaye umarana umwanya munini nawe. Landry ati njyewe hari impamvu nkunda kuba ndi kumwe na Greta, niba ubishaka ujye uza tube turi kumwe turi batatu, kandi niba utabishaka nyine nzajya mba ndi kumwe na Greta ujye ubyihanganira. Nibwo Parfait rero kuko nta wundi munyeshuri bari inshuti, yarebye ukuntu agiye kujya aba ari wenyine, Landry ari kumwe na Greta, nibwo yatangiye kujya aza gahoro gahoro aho Landry yabaga ari na Greta akabiyungaho bakaba bari kumwe. Mu gihe gito rwose nibwo Parfait yagiye abona ukuntu Greta ari umwana mwiza cyane, atangira noneho batangiye rero kuba bari kumwe, noneho bakajya baba bari kumwe ari batatu. Ibintu byashimishije Landry cyane, ashimira Parfait ati ndagushimira cyane ko kugeza ubu ngubu nawe usigaye wumva ko Greta nta kintu agutwaye tukaba turi kumwe, gusa abandi bakobwa bo wabonaga bararakaye bakajya bibaza ati ubundi ka Greta kibonyemo iki, reba niko kaba ka mbere mu ishuri kandi rwose ni agakene, imisatsi yako ukuntu iba imeze, nta bage nzima agira, nta rukweto ruzima nyine, ariko se bari abahungu kwe kibamukunda n'iki kintu yabahaye nyine. Abandi bakobwa birabashobera bayoberwa ikintu nyine cyatumye babasore bombi bazwi mu kigo b'abakire beza cyane bikundira Greta. Nibwo rero Greta nawe yatangiye kubona agahenge koko nawe agenda yoroha, bamuhereza amafaranga akayemera agashyira nyirakuru bakarya bakajya no muri ka kazi. Nyuma yaho ari nabwo baje gukomeza kwiga amasomo yabo aza kurangira, ari nabwo Greta yaje kubwira Landry ati se uracyakeneye kumenya ikintu papa wakora, nibwo yamubwiye ati yego. Nibwo bavuze bati rero turi batatu nta kintu cyatunanira, mureke tuzaneke papa wawe kugeza tumenye ngo ni iki akora. Babyumvikanyeho ari batatu, Landry, Greta ndetse na Parfait. Noneho kubera ko bari bamaze no gusoza amasomo yabo, bafashe imodoka ya Parfait kuko bari bazi neza ko iya Landry papa we yaba yizi, bafata imodoka ya Parfait birirwa noneho bagenda kuri papa wabo. Inshuro ya mbere rero bagiye kubona babona yinjiye muri cya kizu ubona kituzuye, bagize amatsiko cyane. Nibwo bavuze bati hari ahantu tugomba kuzinjiramo ikindi gihe papa nyine atatureba. Uwo ni Landry wari uri kubivuga. Nyuma y'igihe gitoya rero baje kuhinjira koko, bagiyemo basanga harimo icyumba ubona kimeze nk'ikibanga ariko basanga kirakinze. Bakomeje kwinjirira papa wabo kugeza igihe Landry yaje kubona neza ko papa we akora ibintu bitemewe n'amategeko, harimo kwinjiza ibiyobyabwenge no kubicuruza, harimo gucuruza abakobwa no kubashimuta. Ibyo byose bamaze kubibona bari muri cya kizu, nibwo bagiye kumva bumva abantu babaturutse inyuma, bose barabafata bahita babazirika, bahita babona harimo n'umwana wa bosi wabo, bari babasore batatu n'ubundi bakorana na papa wa Landry. Nibwo bahise babona ko harimo na Landry, bahita we bamurekuza, bahita bahamagara bosi baravuga bati hano twinjiriwe. Bose yagize ubwoba aravuga ati abo ni bande batugezeho. Nibwo bamubwiye bati harimo n'umuhungu wawe yahise aza akubita urushyi Landry, arangije babandi bo aravuga ati abo ngabo bo mubakubite mpaka mubishe. Landry ati no papa ntabwo wabikora rwose, babarira ntuze kugira ikintu bakorera papa, nuza kubica ntabwo nzigera nkubabarira, ushaka kubica nk'uko wishe Nobo. Papa we yarikanze kuko
ntabwo yari abizi ko Landry azi ko yishe Nobo, ntiyanabibabwira kandi baramutegereje nyine baramubura kuko yakundaga kujya iwabo kenshi, ariko twibuke ko Landry ubwe yabyumviye kuri telefone papa we ari kubibwira umuntu, nibwo yamubwiye aho ngaho amubwira ko abizi neza ko ari we wishe Nobo, ko ari nacyo cyatumye rwose ashimikira ngo aze kumenya ikintu akora. Aravuga ati bariya ni inshuti zanjye, uraramuka ugize n'umwe ukoraho papa rwose ntabwo nzigera nkubabarira. Bahise bamufata baramusohokana, babandi Parfait ndetse na Grita babasize aho ngaho barabazirika, bakajya babazanira ibyo kurya, Grita akabyanga ndetse na Parfait akabyanga, bababesheje aho ngaho. Nyuma yaho baje kubimura kugira ngo batazabafata kubera ko bari babizi ko Landry abizi ko ari inshuti zabo ziri, nibwo Landry yakoze uko ashoboye kugira ngo ajye aho abashuti be bari babazirikiye, bari babafungiye. Ahageze mu buryo bukomereye, mu buryo bumugoye, ariko yasanze nta muntu n'umwe uhari, asanga rwose aho hantu barahatunganyije ku buryo utanavuga ko hari ikintu kigeze kihabera, bigaragara ko bari barahinduye aho gukorera. Noneho Landry byaramuyobeye, atekereza aravuga ati n'ubundi sinahamagara polisi, nta kintu kimwe nakora, ariko aratekereza aravuga ati ngomba kuzacunga papa uko byagenda kose, nkazamenya ahandi hantu azajya, nkazamenya ahantu yimuriye inshuti zanjye. Nibwo yakomeje kugenda kuri papa we, afata indi modoka papa we atazi, akaba ariyo ajya akoresha. Umunsi umwe rero nibwo yagiye aramukurikira, abona ahandi hantu koko bimukiye, nayo icyo cyari ikizu ubona ko kitabamo abantu, ariko yo wenda ntabwo yari ishaje cyane nka ya yindi, ariko yo nayo ntiyabagamo abantu. Yaramukurikiye, nyuma yaho yaje kwisubira nayo abona inshuti ze, ariko atangazwa n'uko minsi igera mu 8 bari bamaze yarabuze aho baba, yasanze akibagwaho, yasanze kuko bari begeranye Parfait arimo gusomana na Grita. Byamubabaje cyane kuko yari amaze gukunda Grita cyane, ababazwa cyane n'ukuntu umushuti we Parfait arimo gusomana na Grita. Bigaragara ko muri icyo gihe bari bamaze babwiranye ko bakundana, noneho no kuba bari bamaze igihe nyine bameze nk'abazirikanye bari kumwe, byageze aho bariyakira batangira kurya, kuko mu minsi ya mbere bwo ntibanaryaga, ariko barababwira bati muzapfira aha nyine, muzicwa no kutarya. Bigeze aho bararya, bakajya baganira, bakirirwana, bakihanganishanya. Ibintu byabakuruye nyine bibatera no gukundana, ari nabwo ubwo Landry yari aje kubakiza, yasanze bari gusomana, bitera ifuhe, arababara cyane, ari nabwo yahise abasiga aho ngaho. Ariko yagenda akumva nanone umutima uramugara, akavuga ati bari abantu ni inshuti zawe, uko byagenda kose nubwo bo baba bakundana, ariko wari ukwiye kubatabara. Ubwo muri uko gutindiganya ashaka kubatabara, nibwo yagiye kubona abona nyine baraje barabafata, noneho barabakubise bari kubabwira ati ubu noneho ni ubwa mbere n'ubwa nyuma bugiye kubaho. Landry uko yari ari kugenda asiga inyuma iyo nzu abashuti be barimo, noneho akajya yumva mwanga mu nda, akavuga ati si ubundi ko ntigeze mbwira Grita ko mukunda, kubera iki mpfuye cyane ko yari ari mu rukundo na Parfait. Oya, agatekereza ati reka nsubire kubatabara, akongera akisubira agakomeza imbere akavuga ati oya mupfireyo, muzapfireyo, kubera iki mwanca inyuma. Umutima ukongera ukamubwira ariko ntabwo wigeze ubwira Grita ko umukunda. Nibwo yahise asubira inyuma, agiye kubareba asanga noneho babakubise, babagize inoge, aribwo yahise abafata, noneho abashyira mu modoka abatwara. Noneho nta n'umwe ubasha kumuvugisha, yananiwe kubatabara bakiri bazima, bari bamaze kubakubita bababwira bati noneho ubu ngubu nta muntu uzamenya aho mwapfiriye, nta muntu uzamenya iki. Bamaze kubakubita babagize inoge, bavuga bati muraza gupfira aha ngaha, mutazatuvamo mukavuga byose twabakoreye. Nibwo yaje arabatwara neza benda gupfa, ahita abajyana kwa muganga, ariko abasaba ko bombi nibamara kumera neza bazamubarira ntibarege papa we, kubera ko yumva atiteguye nyine kurekura papa we ngo ajye muri gereza. Yagiye abibabwira kuko nyine baramwumvaga, arababwira ati ndabatabaye, ariko tugirane isezerano ko mutazarega papa kugira ngo
bamutware bamufunge ubuzima bwe bwose, hanyuma rwose mumbabarire nubwo ari njye ubatabaye, ariko kandi nyine mube muretse papa, ntago niteguye guhita mureka ngo mbeho nyine tutabana. Baramwemereye mu ijwi rito cyane, barabajyana. Bagezeyo rero basanze Grita we afite intege nke, cyokora Parfait we basaga nk'abataramukubise cyane, ariko kubera gufunga umutwe kwa Grita nibyo byatumye n'ubundi bamukubita cyane Parfait. Parfait we byose yabaga yemeye asaba imbabazi agira ati, ariko Grita we yari afite umujinya mwinshi cyane, akavuga ati byose muzabyishyurira. Bagakomeza bakamukubita bati twishyurira ibiki, nyine bituma akubitwa cyane par raporo ya Parfait. Nibwo bagejeje kwa muganga nyine babona ko Grita we ameze nabi cyane, baranababwira bati Parfait we araza koroherwa mike cyane, araza kuba ameze neza. Ati gusa uno mukobwa Grita we biragaragara rwose ko nta buzima afite, biraza kugorana kugira ngo yongere kumera neza. Nibwo banavuze bati we noneho yanavuye n'amaraso, yavuye amaraso menshi, dukeneye umuntu wo kumuha amaraso. Bari bumuhereza amaraso, ari nabwo Landry yahise avuga ati none se mwampimye pasi mukareba ko duhuza, hanyuma basi akaba ari njyewe umuha, ibi bintu bitagiye kure ngo tujye gushakisha ngo abantu bo mu muryango we ngo bamuhereze iki ngo amaraso ni iki. Nibwo abaganga bavuze bati oke, niba wemera kumuha. Bagiye gupima Landry basanga noneho barahuje. Noneho mu bintu byatangaje abaganga baravuga bati no, none se kubera iki muhuje cyane nk'aho muvuka. Landry rero nibwo yahaye amaraso Grita, ariko noneho ibyo bintu abaganga bamubwiye nawe yumva biramutangaje cyane, ari nabwo uko Grita yari ari kumera neza. Nyuma y'iminsi mike rwose nibwo yahise asaba abaganga ko bapima DNA test ya Grita ndetse na Landry, ari nabwo basanze bahuje 99%. Bahita bamubwira bati uyu mukobwa rero ni umuvandimwe wawe rwose, murahuje 100%. Ati nyine bigaragara ko ari umuvandimwe wawe. Landry yararize aravuga ati no, ntago nabyemera, ntago nabyizera. Aravuga ati ibi bintu se Grita araza kubyumva, Grita araza kubyemera. Ari nabwo yahise avuga ati oke, ni ukuvuga ngo wa muntu wasambanyije mama wa Grita akamufata ku ngufu bikarangira yiyambuye ubuzima yari papa. Landry ararira aravuga ati no, oya papa, nari navuze ngo nibakurege, numvaga ngikeneye kubana nawe, numvaga rwose ukuntu wambereye papa mwiza, nubwo wagiye uba mubi mu bandi, numvaga ngikeneye ko tubana papa, icyo ntabwo nshobora kukubabarira. Oya. Landry yakomeje kurira ararira, guceceka biranga. Ari nabwo Grita yaje kumera neza. Landry abura aho abihera, abura ikintu na kimwe amubwira. Aramubwira ati Grita, aramuhobera cyane, ari no kurira. Ari nabyo Parfait nyine yarabibonye, nawe arumirwa, yumva nawe afite ufushye, atekereje ubuzima yari amaze iminsi ari kubanamo na Grita, ya minsi 8 bamaze bafunze, ukuntu bari mu rukundo bakundana, babwirana amagambo y'ihumure, bagasomana, mbese ubona urukundo rwabo rwarashyushye. Nibwo noneho yabonye Landry ari guhoberana na Grita, ubona ko Landry yamukunze cyane, yamubwira ati wakoze kurokoka, urakoze. Grita nawe yaramaze kumenya ko Landry ari we wamuhaye amaraso, ari kumushimira cyane. Nibwo Parfait nyine byamurakaje, araza aravuga ati umva Landry, njyewe rwose nkundana na Grita nyine aho yari ari nawe biramucanga. Abo Landry yamutabaye kuva na mbere, kuva ku itangiriro. Aribwo Landry ari kumubwira ati Grita ndagukunda cyane. Parfait aza ati no, njye nkunda
akundana cyane na Grita kandi twaranabibwiranye twembi ko dukundana. Landry ati I know ndabizi mwembi narababonye muri gusomana. Noneho Parfait ati none nimba ubizi ko dukundana na Grita why uri kumubwira ko umukunda n'iki? Landry ati ntabwo wabyumva Parfait, ntabwo wabyumva, she's my sister. Grita ati what? Jewe se ndi mushiki wawe? Oya Landry. Nibwo Landry yahise afata za mpapuro ziriho DNA test ko ari 99%. Noneho Grita yararize ararira ati no, ntabwo uriya mwicanyi ari papa wanjye. Ati ntumbwire ko ari we wazambanyije mama kugeza ubwo mama yiya ku buzima. Ntabwo nzigera mubabarira. Landry ati wiwe nari nabasabye ngo tubabarire papa ariko nanjye kubera wowe Grita ntabwo nzigera mubabarira. Dukwiye gutanga iki kirego, dukwiye kuvuga ahantu hose twababonye n'ibintu byose twabonye. Noneho Parfait rero wari uri aho yumva atazi ikintu na kimwe ko nubwo yari ari gukundana na Grita ntabwo bari bagize umwanya wo kuganira ku buzima bwa Grita ngo Parfait aba azi byinshi byihariye kuri Grita nka Landry. Nibwo nyine nawe yahise yicara noneho ariko ifuhe ryose yicara kugira ngo abumve neza. Aravuga ati mwembi muri abavandimwe? Baramubwira ati yego uriya ni papa wacu. Bose rero aba bana uko ari batatu bahise bajya inama yo kuvuga bati tugomba gukora uko dushoboye uriya mugabo agafungwa n'abo bakorana bose. Abana bafashe icyemezo bajya kuri polisi batanga ibimenyetso byose bafite, bavuga ko nabo ubwabo bari bishwe. Nibwo polisi nyine yahise igenda ahantu hose babohereje bajyayo, bafashe papa wa Landry ndetse n'abo bakorana bose barabafunze. Ari nabwo nyuma yaho Landry yashimishijwe cyane no kubwira Grita ati ubu noneho ubwo papa yagiye ntabwo ndi njyenyine, kuko bagiye kubana mu nzu baba muri ya mafaranga yose. Grita yongera kugira ubuzima bwiza. Bahamagara wa mukecuru wabareze baramubwira bati nawe rero dukwiye kubana, uri nyogokuru wacu, ni wowe uzatureberera. Landry rero we na Grita babaye muri ya mitungo bagira ubuzima bwiza cyane. Ari nabwo Parfait yaje kubwira Landry ati none se wanyemerera ukaba mushiki wawe nkamugira umugore? Landry ati rwose uri inshuti yanjye kuva mu bwana, ndabizi neza ko waretse ibintu by'urugomo wagiraga, ubu rero rwose nanjye naba proud ya couple yanyu, ndabakunda cyane mwembi. Nibwo yabashyigikiye rero Grita ndetse na Parfait baje gukora ubukwe bwiza cyane. Landry ahari na nyirakuru w'ababana, nubwo ntacyo bapfanaga ariko bamushajishije neza cyane. Yongera kwambika ikamba ry'uko yareze Grita neza cyane. Baramushimiye ku mpande zombi, iwabo wa Parfait ndetse na Landry ubwe aramushimira. Aravuga ati ndamushimira ko wareze mushiki wanjye, ubu akaba ari umukobwa ugiye kuba umudamu. Parfait ndetse na Grita bagize urugo rwiza cyane. Landry abishimiye, baje kubyara. Landry arabahemba akajya ababwira ati ubu ni njye mubyeyi mufite, ati ni njye mubyeyi Grita agira. Ahantu Landry agera akisanzura kuko ari best friend wa Parfait ndetse akaba musaza ndetse w'inshuti magara na Grita. Bakajya rero bajya no gusura papa wabo yaje nawe kwemera ibyaha byose ndetse abisabira imbabazi. Tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu, yari inkuru y'urukundo rutangaje hagati y'abantu babiri. Parfait wangaga cyane Grita ariko yaje kwisanga ari mu rukundo na Grita kubera igihe kinini bamaze barabashimuse, baje gukundana noneho bitangaje. Hanyuma n'urukundo Landry yakunze Grita, yisanze rwose ari umuvandimwe we. Mbese ibibazo byose Grita yibazaga ubuzima bwe bwose birangira byose bibonewe igisubizo. Umunsi umwe yongera kugira ubuzima bwiza, agira iwabo ataha, wa munyogokuru we noneho atarya ari uko Grita yagiye gushakisha, aba mu mafaranga. Uwayaruhiye imyaka yose yayasize abona umugabo mwiza cyane. Hari igihe ubuzima bwe
bwari bushaririye cyane yibaza ati mama wanjye yagize kwiyahura aragenda sinzi papa esike bizagenda bite ariko uko ubuzima bwawe bwasharira kose uko waba utiyizi utazi amakuru yawe na make ariko igihe kizagera ibintu byawe byose bijye ku murongo ibintu byawe byose bisubirwemo niba wakunze iyi nkuru uyisharinga abandi ndabizi neza ko hari amasomo menshi ukuyemo y'ubuzima reka nkubwire ngo wakoze gufata uyu mwanya wose ukabana natwe mu nkuru ya none y'urukundo reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha ndabakunda cyane nitwa Celeste Habonimana bye bye